Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo bene data. Mwese abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo tubanje Imana. Buri gitondo tubyuka dushima Imana. Rero dutangiye iki cyumweru nkwifurije umugisha uturuka ku Mana, nkwifurije guhura n'Imana. Iminsi yose y'iki cyumweru izakubera iminsi y'amateka meza. Rero wowe tubana muri niba turi nagusuhuzaga aho uherereye hose, nshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi natuye umugisha ku buzima bwawe, ku bawe no ku byawe. Iki cyumweru kibe icyumweru kidasanzwe, uzabona Imana kandi Mwuka Wera azakuganze, ukuboko kwera kw'Imana kuzakugirire neza. Imana izagufate igukomereze mu buntu bwayo, izakurinde guteguza. Imana ikurebe neza iguha umugisha. Muri iki gitondo rero tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana ku buzima bwacu, tubanje Imana ku bacu no ku byacu, tubanje Imana ku babisha bacu, tubanje Imana ngo iburizemo imigambi bapanze muri iki cyumweru, yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imigambi yabo. Rero nakubwiraga ngo nawe ubanze Imana. Iyo nkubwira ngo ubanze Imana ni uko Satani n'abadayimoni batajya baruhuka. Iyo aswatiye hamwe, iyo mbese yatsindiwe hamwe, apangira ahandi, kandi kenshi agenda apangira aho utatekerezaga. Niyo mpamvu njya nkubwira ngo wiragize Imana, ubanze Imana, kandi ubwire Imana igukandagirire naho utakandagira. Aho ni mu mitima y'abagucunurira ingoni, ni mu mitima y'abagupangira ibibi wowe usekera utabazi. Imana aho hose ijya igenda ihagera ihabanze, bataragira ibyo bageraho Imana ibiburizemo. Burya tujya tumenya ibyasohoye, ariko iby'Imana irangiza bitaratugeraho ni byinshi cyane. Rero nicyo kidutera gukomeza kuvuga ngo Mana ushimwe. Imana ni ishimwe kuko ikora ibitangaza, ikora imirimo itarondoreka yewe. Imana rero ihabwa icyubahiro. Nyemerera muri iki gitondo twongere tugaruke imbere y'Imana muri teme y'iki cyumweru igira iti Imana ni umugiraneza. Imana niyo mugiraneza dufite. Imana ni umugiraneza. Imana niyo itwitaho. Imana niyo ituburanira. Imana niyo ikora amagambo yashize ivuga. Imana niyo ivura umuntu uburwayi bwananiranye. Imana ni umugiraneza. Imbaraga z'Imana zikora ahantu hakomeye cyane kandi zigakora ibikomeye. Bwa burwayi utabasha gusobanurira umuganga, ibyuma by'abaganga bitabasha kubona, ubwo burwayi Imana ijya ibukiza. Rwa rubanza abantu bose bavuga bati ntabwo bizashoboka, Imana ijya yururuka intwari ku rugamba, yarangiza ikakuburanira ugatsinda. Imana rero ihindura amazina n'amateka, ikafata umuntu w'iyo ngiyo mu gisekuruza cye hatigeze kuba umuntu ugaragara ukomeye utunze. Imana ikarema ubutunzi ku muntu nk'uwo nguwo, utakirata ibisekuru, utakirata inkomoko y'ubutunzi bwe. Imana ikamucukurira akariba, igatangira ni ruto imuzamura, ikamuha umugisha mu biganza bye, ikamugirira neza. Rero iyo Mana ikora ibyo bintu, igakora ikintu idafite aho ishingiye, igakora ikintu idafite wowe ubona ntaho yahera. Iyo niyo Mana twiringiye. Ni Imana ikomeye cyane. Ni Imana irera imfubyi ikazikuza. Ni Imana irundarunda abapfakazi yewe ikabagirira neza, ikabambika, ikabasusurutsa. Ni Imana igira neza. Navugaga ngo rero Imana ni umugiraneza. Ni Imana igira neza. Ni Imana igira neza kandi ikagirira neza umuntu.
idahereye ku gukiranuka, idahereye ku bitambo. Imana igira neza, ifite urukundo rwitwa agape, urukundo rudafite impamvu. Imana nishimwe. Icyampa nawe ukagira urukundo rudafite icyo ruhereyeho, urukundo rutareba ku bintu, urukundo rutagira ikintu na kimwe, ukajya ugirira neza umuntu atari uko utegereje ko azakwivuga, azakwirahira, mbese ukagirira neza umuntu uvuga ngo nkoreye Imana y'umugira neza, nanjye yangiriye neza, nkoreye Imana nanjye izampemba. Imana nishimwe cyane. Tukiri muri iyo teme, Imana ni umugira neza dufite. Nyemerera twinjire mu ijambo ry'Imana, dusome mu izina rya Yesu Kristo igitabo cya Mose cyo kuva, ni ibice 33, umurongo ni uwa 19. Ni amagambo aryoha cyane. Titire y'ijambo handitse ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Imana ishimwe. Mose icyo yakoze, yinginze Uwiteka kugira ngo ajyane nabo, ajyane n'Abisiraheli, hanyuma Uwiteka amwereka ubwiza bwe. Ni ikiganiro kiryoha cyane, ariko hari ijambo rimwe gusa rijya rinezeza, ryo ku murongo wa 14 muri iki gice. Ngaramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Imana nishimwe. Uwiteka atabanye nawe ngo akuruhure imibabaro n'agahato ka Satani, rwose wahamurushye. Ariko niyo mpamvu tujya tuvuga ngo Uwiteka nikaruhura, niwe wenyine utwikorerera imitwaro yarangiza akaturuhura. Turasoma rero umurongo wa 19 twihuse. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Imana ishimwe. Uwiteka ni umugira neza. Abwiye Mose ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Nawe uzi ko Imana yagiye inyuza imbere yawe kugira neza kwayo, wabirebesheje amaso. Yanyujije kugira neza kwayo mu buhe buryo? Yahanyuze imbere yawe, ubirebesha amaso muri wa munsi, muri cya gitondo, kuri ya manywa cyangwa kuri rya joro wari umerewe nabi, udafite umurengezi n'umutabazi, byagushobeye, uri mu marira menshi. Ariko Uwiteka anyuza kugira neza kwe imbere yawe, aragutabara, arakurengera, uroroherwa, nawe uraturaguzwa, uravuga utahwe Imana irandengeye, irantabaye. Wa munsi wabonaga byarangiye, uburwayi rwose bwakurembeje, ari Uwiteka anyujije kugira neza kwe imbere yawe, aragutabara, urakira. Uwiteka yakwishyuriye rya deni wari wageze aho ukuraho telefone, wari wageze aho wimuka mu makaritsiye, wari wageze aho washoboye, wabuze aho werekera. Ariko Uwiteka agira gutya. Hari n'abababariwe da, Imana ikamutugarika, akaza akakubwira ati ndakubabariye, nkubabariye rya deni, nkubabariye wa mwenda wari umfitiye. Burya Uwiteka anyujije kugira neza kwe imbere yawe. Hari n'abandi Imana yaciriye inzira, ubona ubwishyurishyura, ideni rirarangira. Uwiteka anyujije kugira neza kwe imbere yawe. Wa munsi cyamunara yari yaje, ariko Uwiteka sinzi ukuntu yabigenjeje, nawe bijya bigukonfuzinga. Ntabwo nzi ukuntu Uwiteka yabigenjeje rata, ubona cyamunara iratambutse kandi urishyuye, bigenda neza. Uwiteka akurwaniriye wowe ubwawe intambara nyinshi cyane, izo wibuka n'izo utibuka. Yakurwaniriye intambara nyinshi. Uko niko kunyuza kugira neza kwe imbere yawe. Wabonye Imana mu bukwe bwawe, wowe wakoze ubukwe udafite ubushobozi. Uwiteka yanyujije kugira neza kwe imbere yawe, arakurengera. Yakoresheje abantu utakekaga, maze barambura ibiganza byabo,
baragusapotinga, ubukwe bwawe bugenda neza. Aho ngaho Uwiteka yanyujije imbere yawe kugira neza kwe. Rero nakubwiraga ngo Uwiteka ni umugira neza dufite. Tukiri muri iyi minsi 40 dusenga tuvuga ngo garuka ushima Imana, utekereza ukuntu Imana yanyujije imbere yawe ineza yayo, akakurengera, akagutabara, akakugira neza, akagusiga. Uyu munsi rwose wari imfubyi, uyu munsi urubatse, ugiriwe neza n'Imana. Ayiwe, warabyaye uraheka, urakikira biremera, nawe winjiye mu kazi bigenda neza, nawe Imana igutunze mu buntu bwayo. Ntuzi nawe ukuntu Imana igutunze. Hari igihe Imana igutunga mu bushomeri bikajya bigucanga. Imana rero ibiri kunyuza neza, kugira neza kwayo imbere yawe. Wewe dusoza aya masengesho uzagaruke ushima Imana. Rero Imana yabwiye Mose gutyo ngo nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Kandi wumve yuko Imana ikomeje kubikora. Imana ivuze ngo irakora uyu munsi, ikongera igakora n'ejo, ikongera igakora n'ejo bundi. Yabikoze muri uyu mwaka, izongera no mu mwaka utaha yongera ibikore, no mu yindi myaka izongera ibikore. Icyo usabwa ni uguhama mu kw'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma ngo nzivugira izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Imana ishimwe. Imana yiteguye kukubabarira, Imana yiteguye kukugirira ubuntu, Imana yiteguye kukugirira neza. Wowe ushikame mu Mana, kuko dufite Imana y'umugira neza. Imana ni umugira neza dufite. Uyishingikirizeho, Imana igutabare. Shalom shalom. Kandi uzagaruka ushime kubwo gukusanya ineza y'Imana ku buzima bwawe. Muhahe muronke. Iki cyumweru natuye umugisha ku buzima bwawe mu biganza byawe. Imana izakunezeze. Shalom shalom.